wajya kwishyuza rugara kambiriza ibiceri byanjye kuko nabo bumeze nabi. Kamugereho kabisa munyuremo. Vai hano shaka rezi cyane. Uko twano tsindukiye ngumwako ushaka kunshakira iki? Je gusa amafaranga 50 nakugushije wowe. Nose waba bingushe bivuze kunzindukira ngumwa kwa murazi we. Nose twanguzindukiye none umuntu ari twanitse kandi ufite amafaranga wowe. Nose ibyo bishatse kuvuganisha kuki? Kunyishyura. Ndayo mfite. Urayamba ko neza cyangwa nabi. Wakoresha nabi ya mbere. No basi, niba udashaka kuyamereza mbigiye nzaza kuyashikirira naho ubundi ubungubu ndavanya twaye. Urukunga simwerese kiye urukona ndi back ndayikebaho wapi? Ushaka iki kungwigi? Uba wasasa kuri mufata amafaranga gawe mutazosa kwa nyoko. Ngo sangahe? Saa 11. Ntarifi. Ubwo nurenzo ni seconda rimwe. Kwabona bizakubera ingora bahize. Saa 11 zuzuye zitarenzeho n'amaterisi ndabagutoze. Nutayabona turareba ko tubigenza kose cyane ariko uri umugabo w'imbwa bari ibyo ryari Kristo ryanjye no mwishara ryo uzajyanayo aya ibintu by'uyu munsi ari dangerous. Zose ni wako kabisa. Wayo. Kuyu munsi nzari mize nabi kuko umunsi ko karagenda uti. Bari kamamagare. Deni wanabona nasenga na wowe nakiririye pesa. Kamamagare wono nebe niba ari icyo yafasha rwose. Chris. Akore gaje kwa kila gumu bitaka yibonde niba ari ikintu cyamarira rwose. Dewe niba ari cyo cyafasha rwose. Nawe kunzunduka iki gitondo ko kuje ni ibiki bikuza. Uzi ari kintu kiba kiri kungenza je mumuriza amafaranga. Uzi ko n'umushumuro reko mangagira none umuntu muzima mwana ni wowe je unzinduka iki gitondo. Jewe kuzindukiye ariko nzenye gonde nonzanye na gahunda nandi ntsima. Ngo nawe ndebere. Mera rijyamye ushaka umwicyuza gaenda sha. No sidubwe mera umero ntushaka n'udaraga nshaka reka nitambuke nso. Oya sha mwana have wibyo tubiri. Igahunda za ndazizi business tumaze gukorana business ngayo kuzihombza wowe. Ni guys, ubwo nagarutse ngo tujye mu zindi business izo twakoranye si ibihomba gusundeza wowe. Ni ibihombo gusa yego ndabyumva kurukimana. Umba wari ukaguza uyu munsi. Ntabwo nazongera guhemuka kurukimana rubanda ndi mushishwa. Ubwo nagarutse nk'icyo gitwe giteye nka utamiliyoni ngiye ngo nongire nguguze. Hawaga uvuze nabi ariko ntabwo ukarashwa kantu ntago ari sawa. Ibyo bintu birakwiye ariko ntabwo nabujyo umuntu mwapa business zirenge 3 ariko ugomza wowe wongire umuzana ibintu byadana. Kurukimana pemuneza nagufataga nk'inshuti yanjye. Yashaye nzanze bishoboka. Ko nawe kwimana buje no mbonye mu bivugawe n'ukuri nzukije iki gicuku narago mvangize n'umuzi umunanze n'ibintu bifatika za business zawe zo buforuje kumbwira wowe.
ubwo munezi uritegereje neza ubona ubwo ndikiyumva aho yasha ngiye nawe ariko ariko nanjye munezi ibintu nzagukorera akangwihorere oya ntabwo nari cyakubwira nabi ahubwo nuko nsindukiye nk'umugisha muke umugisha si muke umugisha muke barakuryaga aho yasha ibyo bireke dore nzukije online zina ni ibintu nani za business zubufasha usibye ka business ko nagombeje miliyoni 5 ukora nagombeje amafaranga menshi imwe wa baso ware yani twakoranye se yari hepfo yo ku ruganda wa baso ware kandebe miliyoni oya mubwira rajyanye mwana ibyo bireke ntabwo ajya kumubyutsa uje ko ndabizi ni ibintu byawe by'ubufabwe umubwira se no wasishaho moneza katari wenge agiye kunguriza udumba oya ntabwo byavamo uraza kumurana ikindi gihe ntabwo byavamo asa n'udarangarambiwe undi nayerekera kwinginga unogera no kuguza ku ngufu noneho neneho miliyoni kimwe nari ngiye watwaye cyangwa kure muri ave mwangose ngondekere n'uwo mupira rero nose ushaka kunsigiraho noneho rero tuno tuntu niba ndaratugurisha none waje no kuguza ku ngufu ahubwo ubwire miliyoni ndasikumura miliyoni gusa uragufunguriye mutage ariko sheri wabonye hantu ejo twavuye ukuntu hari hameze urugore rwaho rugira umwanda nta suku umva hari ahantu ntabwo nahasubira pe kandi kwa Adolphe akareka bari abantu sinzi ukuntu bajya bifata bari yanjye baranyobeye yego sheri biriya bintu nanjye nabitekerejeho ariko ntinya kubikubwira ubwo wabitekereje ni byiza ariko natwe byari bikenewe ko tuhagira neza Nyiri wa sister yewe bro mumeze neza tumeze neza byagendaga ni neza rwose Bofred umeze neza ndibona rwose ubuzima bwaroroshye ariko ubona na sister wonye kandi neza ntabwo naguhangitse rwose icara naribi akicara se hano se ariko ntabwo narakirwa ndi kwicara ubwo wajya kuzana musaza wa gatebe kicara uyu se oya ubuno ntabirenze nta n'ikibazo rwose nta n'ikibazo ahubwo nta munsi w'imvi bagendereye izi mana rwose mbasanze hamwe mwese rwose nari nabashaka rwose mbere nabo bakenera kuri kw'imana pe se wa mugani ko ndikora umutima utari hamwe ufite ikihe kibazo hagirebaga mu mutima oya sinakuyoberwa tuvukana sawa ako siko tugendereye nyine rwose ikintu nabashakiraga ni ikintu cyiza kuri kw'imana pe tubwire rero aba ari inkuru nziza utuzanye uratangiye bya bintu byawe si wari ufite ikibazo cy'amafaranga hayi ikibazo cy'amafaranga cyo nayo nagiye ikibazo cy'ubushomeri buzashamari ntacyo kuwa mbere amafaranga kuwa kabiri amafaranga ubwo ugiye uyamaze aya biruka kubuza ryari sejo bundi waje ngo nguze amafaranga njye murandebe basi wari mugore tunote gutiye twanjye ariko sheri ni musaza wawe wanayamuguza uyu ntawe umuzi uyu niba ajya yatahe ese amafaranga ushaka uyashyira uyakoze ewe namenye kugira sister nukuru kw'Imana uyobe ko ndi kubaka inzu hari Nyarutarama hari ngo ari naguza amafaranga yo kubishira niyo mpamvu utambeshye kw'Imana ariga we sinjya nkwizera turavukana ariko ndakuzi nta kibazo niba mwanguriza nukuru kw'Imana ariko sheri siko nda amafaranga tunafite niyo twaba tuyafite ntayo kumuha twabona ntabwo mwanguza oya pe wani mugwe wa pasoni muri kimba burisha hangane nda amafaranga dufite basi nayo kuteri nazigo zumbi 40 pasiri be 35 sirane byibura ibyo bitaye byora bibi nyine bitarembe baharire nyine amafaranga dufite ihanga iyi shati nitumwe mu Suisse yambutse inyanja zirindwi tuvuga ibindi biti nta amafaranga dufite we gusa iyi shati urabona ari ndawazaga yambara buri reba uru rugo rwacu nabuze namenye gushingira sister wanjye aho se ubundi weho muramu sawa te musaza wawe w'ikirara buriya sinzi icyo akoze amafaranga buretse genza amakomera biteze byagenze rwose ni byiza rwose nta kibazo byagenze ngiza amahirwe ndakubona uko ndaza no gukubona ubwo umunsi gwanjye asanga ari umunsi gwanjye wari kwa rugwanyuma byagenze utese urishwa n'iki ucye neza ari umuntu ufite ideni ry'50 yambwiye n'indira ndayamuhaye ahita ndangiza ideni ry'50 urayakoresha ubwo
ari ahandi se mve njeho gushaka. inde Wowe njyewe nyakure he ngurize muri iki gihe se nukuri kw'Imana pe Kristiya umbwira imbabazi wanguza dore kuko imashaka hapfunda imitwe ibintu wakora dore iboko ryaraje uziranye n'abakire gusa bagira ikintu kumfashe basi. ukuvuga ngo wowe ibintu urabifata nk'ibyoroshye iyi minsi dore inzara imeze nabi we Wa basi ni imbabazi none se nta kuntu nyine wagura tuno headphone twanye tugura 40. udu headphone izi nzima ziki naziguze 2. Ase wowe ubwo saka gashati nago wagwamora aka nkamaze iki nakaguze 5. awa twone ugu munsi ndanapfa. Genda sha mujye murahiga mujye murakora amaboko mu mufuka mujya kuguza ayo mutazishyura byagenze ute nose nta kintu wanamfasha ndacyo amenye kugira inshuti ahubwo sha ndigendege ubwo suko ko naragiye ndagiye sha nta kintu bariye ntacyo bari Kristo wamba bariye ntacyo sha ntacyo rwose nandi kintu wanamfasha rwose. Ayi mana we nene we yanyana y'imvugo munsi naranyica amasaha yanjye. Ewe amafaranga yawe nayo ndabona. Uvuze ngo amafaranga yawe nayo ndabona. Hasigaye 48. Sha sibye inyana zimbwa z'iyi minsi uzongera ugaruka kunyishuza nzatunga urya umutima. Uvuze ngo ikisha